Umujyi wa Kigali ni umujyi ugendwamo cyane hano iwacu mu Rwanda. Ni umujyi utuwe n'abantu basaga cyangwa barengaho miliyoni 3. Uno mujyi rero ni umujyi ubamo ubukerarugendo, umujyi ubamo ahantu watemberera bimwe twita gusohoka ukaruhuka, ariko siho gusa. Reka twigarukire ku mujyi wa Rubavu, twigarukire ku karere ka Rubavu. Angaha rero ni muri Rubavu, akaba ari mu mujyi wa Gisenyi, ukaba ari umwe mu mijyi myiza iri hano mu Rwanda, ari ahantu twese nk'abanyarwanda twamaze kwimakaza nkaho ari agace ko kuruhukiramo, ari ka gace ko gusohokeramo, cyangwa se ibyo twita kujya kurya ubuzima. Uyu munsi rero ndagira ngo muganize ku mpinduka zikomeye zigiye kuba ku mujyi cyangwa se akarere ka Rubavu ndetse n'umujyi wa Gisenyi, ibyo u Rwanda rubateganyaho, ibyiza ruteganya kuhakorera ndetse ruteganya guhereza twebwe abanyarwanda n'abandi bose baturuka hanze batuganya. Ndagusuje cyane weho ukurikiye Iwacu Topic, ndagusuje cyane wowe uneza amatwi muri kano kanya. Mwifurije gukomeza kugubwa neza, kandi nawe utameze neza twizere yuko Imana hari icyo irabikoraho. Ngewe ndi Fix, ninjye tugiye kubana muri kino kiganiro nk'ibisanzwe. Mwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Rero ntango turatinda, reka nanone twifashishe ya makuru aba yamaze gutangazwa n'ibigo by'igihugu runaka, ya makuru aba yamaze gutangazwa n'ibitangazamakuru bifitiye uburenganzira kandi byamaze kugaragazwa yuko bitangaza amakuru ameze neza cyane. Nindangiza nkubwire ibijyanye n'ivugururwa rya Rubavu ya 2050, igishushanyo mbonera Rubavu ya 2050 izaba itubiki iki, izaba idufitiye iki. Ndagira mwibutse yuko yavuze Rubavu ya 2050 nanga uko bizakorwa muri 2050, ahubwo bigenda bikorwa uhereye kuri uyu munsi. Muri icyo gihe ukazabona ko byose byagezweho. Ndongeye nguhaye ikaze wowe unkurikiye, ongera wiyumvemo ikaze kabisa. Reka dutangire nidutinde. Tugiye kureba amavugurura ku Kivu ka Free Zone na centre yunganira umujyi. Ishusho ya Rubavu muri 2050 bizaba bimeze bite? Ku Banyarwanda benshi bashaka kuruhukira mu ntara mu mpera z'icyumweru, Rubavu iza mu myanya y'imbere mu bitekerezo byabo, bitewe n'uko uyu mujyi ari umujyi uri mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, kandi hakaba hari ibikorwa remezo na serivisi zibafasha kuruhuka nk'uko babyifuza. Abifuza guhaha nabo rero berekezayo amaso, kuko Rubavu ari igicumbi cy'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Bamwe rero bakaba banawitirira cyangwa se banawubyinira umujyi w'imanga wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero, kuko ari imijyi ihuje byinshi kandi ituranye. Ubwo turavuga umujyi wa Rubavu ndetse n'umujyi wa Goma, ni imijyi abantu bakunze kwita imanga kubera yuko ari imijyi ituranye kandi ifite ibintu byinshi ihuriyeho kabisa. Tudatinze rero reka nkomeze mubwire ibarura rusange ryakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarura mibare cyangwa ibarurisha mibare NISR mu 2022, rigaragaza yuko Rubavu ari kamwe mu turere dutuwe cyane, aho 60.9% bari munsi y'imyaka 25. Ibi ngibi rero bigaha amahirwe yo gutera imbere kandi bagatembera mu buryo bwihuse, kandi bakabona iterambere rirambye bigizwemo uruhare cyane n'abakiri bato, kuko murabizi yuko ari bo bakoze. Igishushanyo mbonera rero cy'imikoreshereze y'ubutaka kigaragaza ko hashingiwe ku cyerekezo cya 2050 iterambere ry'aka karere rizakomeza kwaguka binyuze mu guteza imbere ubukerarugendo, korohereza ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse no kubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Kugira ngo ibi bigerweho rero, hateguwe imishinga myinshi izabafasha aka karere kuba igicumbi cy'ubuhinzi, ubukerarugendo bushingiye ku mazi ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Reka turebe rero ku mavugururwa y'uyu mujyi, turebe mu mujyi rwagati amavugururwa ahagaze gute. Hari umushinga wo kubaka no kuvugurura ibikorwa remezo byinshi mu mujyi rwagati, birimo imihanda, amaguriro y'ibikoresho, amahoteli, amaduka agezweho ndetse n'ibyanya byahariwe ubukerarugendo. Kuri site ya hegitari 1.8 isanzwe ari iy'ingabo z'u Rwanda na polisi, hafi y'ikibuga cy'indege ndetse n'umuhanda ujya ku isoko rya Rubavu, hateganyijwe kuzubakwa inzu z'ubucuruzi zigezweho, za zindi kabisa mujya mwumva hanze bita malls kabisa. Izi ngizi nizo ziteganywe kuzubakwayo, za nzu ziba zibamo ubucuruzi bugari bwagutse kandi butembere rwose.
ni ahantu rero h'ingenzi hari muri metero 800 uvuye ku mupaka muto Petite Barriere, metero 500 uvuye kuri gare isanzwe ndetse na metero 900 uvuye kuri gare nshya, hazafasha ubucuruzi bwambukiranya umupaka kugenda neza. Ngira ngo urumva yuko ni ahantu twavuga yuko ari hagati ya public kabisa, kuko urumva ahantu hegeye Petite Barriere, akaba hegeye gare isanzwe ndetse na gare nshyashya, hakaba ari ahantu harimo hagati. Ni ibintu bizafasha mu kuba n'ibijyanye n'abakiriya byagenda neza rwose kurusha uko twe twabiteganya. Ibikorwa remezo rero bizubakwa muri iyi site bizajya bitangirwamo serivisi nk'izo mu isoko mpuzamipaka rya Rubavu ryafunguwe Werurwe 2019. Ku mpande z'umuhanda rero wa metero zingahe twagiye tubona impande za gare, twagiye tubona ibintu bigiye bitandukanye. Gusa icyo ugomba kumenya rwose nuko ku mpande z'umuhanda wa metero 200 uri ruguru y'isoko rya Rubavu hasanzwe hakorerwa ubucuruzi, ariko ntibugenda neza nk'uko byifuzwa bitewe n'uko abanyamaguru bagorwa no kuwunyuramo, kuko haba haparitse imodoka nyinshi. Ibingibi bigateza icyo twita akavuyo kadasanzwe bitewe n'urwo rujya n'uruza, guparika amamodoka bikaba ari bimwe mu bibangamira ubucuruzi ntibugende neza. Hashingiwe rero kuba hari mu cyerekezo cyiza cy'umusozi wa Rubavu, hari umushinga wo kuvugurura uyu muhanda ku buryo utazajya unyuramo imodoka, icyo twita car free zone mu rurimi rw'icyongereza, hahandi hakoreshwa n'abanyamaguru gusa hatanyura imodoka. Ibi ngibi rero bizaba ari mu rwego rwo korohereza abacuruzi, abamurika ibikorwa bishingiye ku muco ndetse n'abakerarugendo. Iruhande rw'urukiko rukuru rwa Rubavu hari site ya hegitari ya 0.78 ituwemo ndetse irimo parikingi y'imodoka. Ibi ngibi rero bitewe n'uko gare isanzwe ku muhanda uva ku isoko ari ntoya, hari gahunda yo kuhubaka indi gare. Ibibanza bihakikije bikazubakwamo inyubako zizajya zitangirwamo serivisi zikenerwa n'abagenzi. Ku kiyaga cya Kivu byagaragaye ko igihe ku nkengero zacyo habereye ibikorwa bihuza abantu benshi nk'ibitaramo, usanga hari umurongo muremure w'imodoka. Hari umushinga wo kubaka inzira ngari y'abanyamaguru ku nkengero z'ikiyaga n'ahantu hafasha abaharuhukira kubona ubwiza bw'ikiyaga neza ndetse n'ubusitani. Ubwato buto, ibikoresho by'ubugeni, ibiribwa n'ibinyobwa bizajya bihaboneka rwose. Reka twirebere kandi ku ivugururwa ry'ibitaro bishyashya muri Rubavu ndetse n'iyubakwa ry'ibitaro. Reka kandi twirebere ku iyubakwa ry'ibitaro bishyashya muri Rubavu ubwo tuzaba turi kwerekeza mu cyerekezo cya 2050. Mu cyerekezo cya 2050 rero igihugu giteganya ko buri karere kazaba gafite ibitaro 2 kandi ibitaro bimeze neza. Akarere ka Rubavu rero ko hafite ibitaro bimwe byako, gusa hari gahunda yo kubyagura neza bikagenda ari ibitaro twavuga yuko biri mu buryo bugezweho ndetse bikavugururwa ku buryo rwose byamera neza kurusha uko byari bimeze. Biteganyijwe rero ko ibi bitaro bizubakwamo andi magorofa ageretse 4 cyangwa 5 hafi y'umuhanda munini, hagati hasigare umwanya munini uzajya worohereza abarwayi n'abashyitsi kuruhuka, hanitabwa ku gutera ibiti mu rwego rwo gufasha abantu guhumeka umwuka mwiza. Leta y'u Rwanda yateganyije ko muri centre ya Kabumba iherereye mu murenge wa Bugeshi na Mudende hazubakwamo ibindi bitaro bishya bigezweho mu rwego rwo kujyana n'icyerekezo cy'igihugu. Nubwo hari umushinga wo kwagura ibitaro bya Gisenyi mu rwego rwo kuziba icyuho cya serivisi z'ubuvuzi, byitezwe ko umubare w'abazabikenera uzakomeza kwiyongera, bityo ibitaro bishya bya Kabumba bizabyunganira kabisa. Nabyo ngira ngo ni inkuru nziza. Urumva yuko hari ibitaro ariko hari na population nini, gusa nubwo bizavugururwa ariko hazakenera ibindi bizaba ari byo kubyunganira, aribwo hazubakwa ibya Kabumba kugira ngo bijye bibyunganira. Reka nanone twirebere kuri centre ya Kabumba ivuguruye ngo bizaba bimeze gute. Hahoze rero akangaka ari agace k'ishyamba gatuwe n'abantu bake, gusa iterambere ryaho ryatangijwe n'abacuruzaga ikigage n'imbuto, aho bamwe bahitaga mu Gasasangutiya. Nyuma hitiriwe rero umurwanyi wari uhatuye witwaga Kabumba mu rwego rwo kuhahesha icyubahiro.
Centre ya Kabumba rero niyo yonyine iri ku rwego rwo kunganira umujyi wa Rubavu muri serivisi zitandukanye, bityo leta y'u Rwanda ifite gahunda yo kuhavugurura ikagira ahantu heza kugira ngo ijye itanga serivisi zo ku rwego rw'umujyi. Nta shuri ryisumbuye cyangwa iry'imyuga TVET, ibyo twe dukunze kwita TVET, riri muri iyi centre, gusa leta ifite gahunda yo kwagura ishuri ribanza rya Kabumba rikaba urwunge rw'amashuri arimo ayisumbuye. Biteganyijwe rero ko ikigo nderabuzima cya Gashaka kiri mu murenge wa Bugeshi kizavugururwa, muri Mudende hubakwe ikindi gishya mu rwego rwo kwegereza abaturage batuye muri kano gace muri iyi centre serivisi z'ubuvuzi zibagereho neza cyane. Kizavurwa rero muri Mudende hubakwe ikindi cyiza kurutaho, noneho kuruta cya kindi tuvuga kizaba cyavuguruwe. Muri centre ya Kabumba ikindi wamenya nuko azubakwa ikibuga gishya cy'imikino, hubakwe gare nshya mu rwego rwo koroshya ubwikorezi no gutwara abantu benshi n'ubuhahirane. Reka nanone tudatinze turebe ku byanya by'inganda muri kano gace ka Rubavu ngo bizaba byifashe gute. Leta y'u Rwanda iteganya kubaka icyanya cy'inganda mu karere ka Rubavu ku buso bwa hegitari 190, zirimo hegitari 116 zizagenerwa inganda nto, izindi zigenerwe inganda nini. Inganda nto zizaba zirimo izitunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, ubucuruzi buranguza n'ahabikwa ibikoresho, mu gihe inganda nizo zizajya zikenera ishoramari ryinshi riri ku rwego rwo hejuru. Iki cyanya rero kizubakwa mu murenge wa Rugerero no mu murenge wa Nyakiriba, mu kagari ka Basa, mu kagari ka Muhira ndetse n'akagari ka Bisizi. Ibindi byanya bitoya byubakwe muri Kabumba no mu bice by'ibyaro bigiye bitandukanye muri kano karere ka Rubavu. Leta y'u Rwanda rero ikaba igaragaza yuko inganda zitangiza ibidukikije n'izikora ibijyanye n'ikoranabuhanga arizo zikwiye gushyirwa imbere, kandi ko hagati y'inganda n'abaturage hagomba kuba intera ihagije mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abaturage. Mu 2020 rero Rubavu yari ituwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 546 ndetse n'ibice 683. Ibi ngibi rero byitezwe yuko muri 2035 izaba ituwe n'abarenga 669, naho muri 2050 bagere ku basaga 846 n'ibice 500. Urumva yuko ari hafi miliyoni. Ngira ngo rero nawe usobanukirwa neza abatuye umujyi wa Rubavu, abazawutura mu bihe runaka, usobanukiwe ibijyana n'ivugurura, iby'inganda, aho kuruhukira, ubucuruzi ndetse n'ubwikorezi. Yewe ndagushimiye waneze amatwi muri kano kanya, je ukomeje kumva akaba ari Fixe. Iki kiganiro nakagaruka, reka tuzasubire. Niba cyakunejeje ntukije gukanda subscribe, ukanda kazogera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru ku yandi uko tugiye dushyiraho ikindi kiganiro. Kandi iyi video nyamuneka nigikunezeza ujye wibuka kuyisangiza n'inshuti. Ngaye nguko.